Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze nk'uko mubizi ni Marembo TV channel yacu nk'ibisanzwe bagezaho ibiganiro byiza kandi bibubaka. Ni iby'agaciro rero gutega amatwi ibiganiro byacu kuko aba ari ingirakamaro ku buzima bwanyu bwa buri munsi, bibafasha kumenya uko mwakirinda muri ubu buzima. Niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze kugira ngo ibiganiro byose bijye bikugeraho kandi bikugerereho igihe. Ntiwibagirwe gukanda like, ukore na share kugira ngo n'abandi bibagereho, buri wese muri iyi si agira ubuzima bwiza nk'uko abwifuza. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu bibi bishobora guterwa no gukoresha telefone cyane, cyangwa se muri make tugiye kurebera hamwe ingaruka zo gukoresha telefone cyane, kuko abantu benshi ubu usanga twarabaye imbata ya telefone. Ubu usanga telefone zarageze aho zidukoreshaho kugira ngo twebwe tuzikoreshe. Kuzikontorora byaratunaniye, usanga abantu benshi bakoresha telefone cyane, ugasanga bayiriweho, bayirayeho, ndetse n'akazi kabo bakabagahagarika kubera kuyikoresha cyane, bikarangira babaye imbata ya telefone. Rero ni iby'agaciro kuba watega amatwi iki kiganiro cyiza kikwereka ingaruka zo kuba wakoresha telefone cyane. Minisiteri y'Ubuzima igira abantu inama yo kuba bagira umwanya bakoresha telefone n'umwanya wo kuruhuka, kuko usanga abantu benshi barabaswe cyangwa barabaye imbata yo gukoresha telefone cyane, by'umwihariko urubyiruko. Rero munyemerere muri aka kanya turebere hamwe ingaruka mbi ziterwa no gukoresha telefone cyane. Ingaruka ya mbere, gukoresha telefone cyane bitera kwiheba. Abantu benshi usanga bakoresha telefone cyane, ugasanga niyo bahaye umwanya kuruta ibindi. Usanga amanywa n'ijoro bari kuri telefone bareba ibintu bitandukanye, cyane cyane by'umwihariko usanga urubyiruko rureba ibintu bidafite agaciro, ibintu bibi birabarangaza gusa. Ugasanga kuba batekereza kuba basabana n'abandi ni ikibazo gikomeye cyane. Akenshi umuntu wabaswe na telefone usanga niyo umuvugishije usanga gusubiza yibereye kuri telefone, mukaganira ukabona umwanya munini yawuhariye telefone, akagusubiza wumva atabishaka kubera ko telefone iba yaramuhugije cyane, yarabaye imbata ya telefone. Usanga urubyiruko rwinshi rwihugiyeho kubera gukoresha telefone cyane mu buryo buteye ubwoba. Abenshi ntibakibona n'umwanya wo kuba bakita ku bindi, ahubwo usanga bibereye muri telefone, by'umwihariko mu ma TikTok, mu ma YouTube channel, bareba n'ibintu bidashobora kuba byabubakira ubuzima bwabo. Rero gukoresha telefone cyane bitera kwiheba, ukibaza niba abantu barakwanze kandi ari wowe wabigizemo uruhare. Ni byiza rero kugena umwanya ukoresha telefone mu buryo bwo kwirinda icyo kibazo cyo kwiheba. Icya kabiri, gukoresha telefone cyane bishobora kuba intandaro yo kwiyahura. Abantu benshi, urubyiruko rwinshi by'umwihariko, usanga benshi biyahura kubera gukoresha telefone cyane. Telefone umuntu abonaho ibintu bibi bitandukanye, ndetse haba hariho n'ibyiza, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ugasanga rimwe na rimwe ibibi biteye abantu ikibazo cyo kuba bakiheba, bakigunga, bakumva ko ari bonyine, nk'uko twabibonye ku cya mbere. Ugasanga bibaviriyemo ikibazo cyo kwiyahura bitewe n'uko bari kubona ubuzima bwabo ari bonyine, nta kindi kintu bashoboye, nyine kubera ko baba baratwawe na telefone. Rero kwiyahura mu buzima ntabwo ari ikintu kiba ari cyiza ku buzima bwa muntu. Ntawe udakunda ubuzima bwe. Ni byiza gukontorora uburyo ukoresha telefone cyane kugira ngo wirinde iki kintu cyo kwiyahura. Icya gatatu ni ukubura ibitotsi. Abantu bakoresha telefone cyane usanga zarabangije amaso, ugasanga rimwe na rimwe bari kubura ibitotsi. Niba waramenyeye gukoresha telefone kuva saa moya z'ijoro ukageza
saa 7 saa 8 z'ijoro, hari igihe kigera kubona ibitotsi bikanga, ugasanga uri kurara udasinziriye kubera ari wowe uba warabyiteye. Ni byiza rero gukoresha telefone mu igihe gito mu buryo bwo kwirinda ibyo bibazo byo kubura ibitotsi. Cya kane ni agahinda gakabije. Abantu bakoresha telefone cyane bagira ibibazo by'agahinda gakabije kubera ko akenshi usanga bihugiyeho, usanga badasabana n'abandi, usanga hari ibyo badakora kubera gukoresha telefone cyane, iba yarabangirije mu bwonko, ugasanga yabateye ibibazo bitandukanye, ugasanga umuntu afite agahinda gakabije, ntabwo aba ashaka gusabana n'abandi, aba ashaka guhora ari wenyine kubera gutinya abandi, bitewe n'icyo kibazo cyo kuba yarakoresheje telefone cyane. Gukoresha telefone cyane bigira ingaruka nyinshi ku buzima, niyo mpamvu umuntu aba akwiye kugira ngo ayikontorore, amenye uko aba agomba kuyikoresha. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma ni umunaniro udashira. Abantu bakoresha telefone cyane usanga umwanya munini bahora bananiwe kubera kubura igihe cyo kuruhuka, ugasanga bahorana umunaniro udashira, bahora bumva ko bananiwe, by'umwihariko cyane mu bwonko, kumva ko nta kintu bashaka gukora kubera icyo kibazo cy'umunaniro. Gukoresha telefone cyane rero ni uburyo bubi bwakwangiriza ubuzima bwawe bwose, ugasanga n'iterambere ryawe wifuzaga uraribuze. Ni byiza rero kumenya uko uba ugomba gukoresha telefone yawe ukayikontorora, nubwo zihari zikwiye kudufasha mu buzima bwa buri munsi, ariko ntabwo ari umwanya mwiza wo kugira ngo tuzikoreshe uko bidakwiye. Tuba tugomba kugira ngo dukontorore igihe tuba dukwiye kuzikoresha mu buryo bwo kwirinda ibyo bibazo bitandukanye. Hari igihe telefone zidutwara, ugasanga n'iterambere ryacu twagakwiye kuba twageraho rirabuze kubera kudatekereza ku byatugirira akamaro, ahubwo ugasanga turi muri bya bindi biturangaza. Buri wese ubwe niwe wakifatira icyemezo cy'uko ashobora kuba yakontorora uburyo akoreshamo telefone mu buryo bwo kubaka iterambere rye no kubaka ubuzima bwe bwiza. Iyo telefone yamaze kukwangiriza mu bwonko, biba bigoye kugira ngo ube wagaruka mu buzima bumeze neza, kubera ko usanga ari wowe uhura n'ibibazo bitandukanye, ari wowe udasabana n'abandi, ari wowe uhorana ibibazo, ari wowe uhora wihebye kandi ugira agahinda, ugahorana umunaniro, abandi bameze neza. Ushaka kugira icyo ageraho arabiharanira. Niba dushaka kurinda ubuzima bwacu kandi dushaka ko bumera neza kandi dushaka kugera ku cyo twifuza, ni byiza kuba twafata ingamba twebwe ubwacu, kuko nta muntu uzaza kudufatira ingamba, ahubwo twebwe ubwacu twe tuba tugomba gukontorora uko tugomba gukoresha amatelefone yacu, aho kugira ngo aturangaze, ahubwo adufashe kugira ngo dutere imbere. Kandi ni byiza kureba ibintu bifite akamaro kuri interinete kuruta bya bindi bidafite akamaro biragusubiza inyuma. Aba ari byo kureba cyagushimisha mu buzima, ariko ukibuka no kureba ibifite akamaro byagufasha kubaka ubuzima bwawe. Ni byiza rero kuba umuntu yaba muri iyi si afite ubuzima bwiza kandi afite iterambere, kuruta uko yabaho abona ibimushimisha ku maso gusa ariko bimwangiriza ubuzima bwe. Rero ndabashimiye mwese mwabashe gutega amatwi iki kiganiro kugera kigeze ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane, gusa niba utarakanda subscribe byaba byiza uyikanze kugira ngo n'ibindi bizajya bigeraho ujye ubibonera ku gihe, kandi ndizera ko bibagirira akamaro. Ndagusabye ukande subscribe, ukande like, wandike na comment uko ubibona, nurangiza usharinge bagenzi bawe kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Ndabashimiye rero mbikuye ku mutima, mwe mwese mudahwema gukurikira ibi biganiro, mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda cyane kandi tubahoza ku mutima. Bye bye.